kuba itangazamakuru ryo mu Rwanda ritamo amafaranga ahagije yatuma bagera mu gihugu hose, kandi ibinyamakuru byinshi bikorera muri Kigali ngo nimwe mu mpamvu ituma badakora inkuru zicukumbuye kuko baba batabonye ubushobozi bubagezaho izo nkuru ziri. Ibi ngo bigira ingaruka yuko hari ibibazo abaturage bagira ariko bigasa nk'ibihishwe kuko biba bitabonye inzira binyuramo. Birasobanurwa na Albert Bodwe Twizeyimana uyobora Pax Press. Ko mu Rwanda badakora inkuru zicukumbuye, bakora inkuru zo mu mahoteli za hafi na hafi ku buryo umunyamakuru ati adakurikirana inkuru ngo ayigere ku muzi. Twe rero twifuje ko abanyamakuru twabafasha kugira ngo bakore inkuru, bacukumbure inkuru, bazikurikirane, banazitangaza. Ku banyamakuru bagiye guhabwa amafaranga azabafasha mu kugera hirya no hino mu gihugu ngo bizakemura ikibazo cy'uko bakoreraga inkuru Kigali gusa kandi ngo nazo zidacukumbuye, kandi ngo abanyarwanda bakeneye gutangaza ibibakorerwa yaba ibibagiraho ingaruka mbi ndetse n'ibyiza baba bagezeho kugira ngo bibashe kugera hirya no hino mu gihugu. Birasobanurwa na Sehene Ruvugira umunyamakuru ndetse na Uwizeyimana Marie Louise. Inkuru ziri hehe? Inkuru ziri mu cyaro, inkuru ziri hirya no hino, ariko ushobora gusanga hari ubushobozi buke ku buryo umunyamakuru adashobora kugerayo inkuru. Ubushobozi bwatanzwe na Pax Press buzafasha umunyamakuru kugera inkuru ziri. Impact kuri rubanda, hari amakuru atavugwa, hari amakuru yihishe abantu batabona, abantu batumva, kandi abanyarwanda bashaka kuvuga ibibakorerwa, bashaka kuvuga ibyo babamo buri munsi, bashaka no kumenya ibintu byinshi. Rero umunyamakuru yagiye akabegera bibaha imbaraga, babibona koko nabo batasigaye inyuma, ko bashobora kuvuga kugira ngo ibibakorerwa bikomeze bikosorwe cyangwa bitera imbere. Ngo izi nkuru zicukumbuye niziramuka zikozwe bizatuma hagaragara ibibazo by'abaturage hirya no hino mu gihugu, kandi ngo n'abafata ibyemezo bashobora kubiheraho bakabikemura. Twizeyimana Bodwe arabisobanura. Ubu rero twiteze ko izo nkuru mu by'ukuri zigiye kugaragaza ibibazo byaba biri mu miyoborere, ibibazo byaba biri ku birebana na Covid, uko abaturage bayitwaramo bayirinda. Abanyamakuru bo mu Rwanda bakomeje kugaragaza ko kubona ubushobozi bukora inkuru zicukumbuye ari ingorabahizi, nyamara ba nyiri ibitangazamakuru nabo bahora batakambira leta kugira ngo ibahe amafaranga bakwifashisha mu kugeza imigabo n'imigambi ya leta ku banyarwanda bose. Nubwo basa nk'ababuze ubasubiza, hakiyongeraho ko nta rwego na rumwe rwa leta wabaza uko abanyamakuru bagerwaho n'ingengo y'imari iturutse muri leta. Icyakora raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB muri raporo yabo ya 2018 yiswe Rwanda Media Barometer yagaragaje ko itangazamakuru mu Rwanda hari ibibazo bikiryugarije, birimo ko bose batabona amasoko ya leta, hari kandi no ko bishyura umuriro bibahenze, ndetse n'iminara bakodesha ngo irahenze cyane, hakiyongeraho n'ikibazo cya internet gihenze mu Rwanda.